mbese Yesu ajyanyitaho mu byago no mu mahoro, mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurushya. Anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi umukiza wawe. Ubona bimeze ute? Nk'uko umubwiriza avuga, byose ni ubusa. Ubuzima buzira ubuzahare buturuka kuri roho nzima kandi bugaturuka ku mbaraga ya Mwuka Wera iganje ahayo. Nk'uko imvura itagwa nta gicu, n'uko umuriro utakaka nta myotsi, niko ibyaremwe bitabaho nta muremyi. Ni nako kubaho nta Mana ibeshaho bitabaho, ariko kubaho neza cyangwa nabi kuri buri wese mu isi ari amahitamo. Ko imisozi ihora igose i Yerusalemu, nk'uko Uwiteka ahora agusa abantu be. Guhitamo neza ni ugutuza ugatunga umutunzi w'ibyiza mu mutima wawe. Ababera shoferi, ababera umutoza, akababera umuyobozi, maze ubuzima buzira ubuzahare bukakuzahura ukibera Ebenezeri, ugahorana amahoro y'abakandida b'ijuru. Yo, ndabikwifurije nawe. Gendana amahoro y'Imana. Nayo Imana iguhe umugisha.